rero abantu bose uzumva bafite ahantu bahurira n'urukundo abo bantu baba bazi uburyoha aho buba kubera ko ibindi bintu byinshi ibintu byose bindi twiziringamo muri ubu buzima byose bizarangira fete n'urwo rukundo wenda iyo upfuye birashira sibyo ariko nanone uko byashira kose umuntu wahaye urukundo ukiriho ntago wava mu mutwe we nimba ruhari ni igice ubwo nta muntu ujya wumva ukunda ukumva kabisa uwo muntu ahari cyangwa se nyine wenda akaba ntawe uhari ubu ngubu ariko nyine icyo gihe kikajya kikubaho ukumva nyine mu mutima wawe ebana wenda kera nkirurimo ntumvaga urukundo rubaho sibyo ariko ubu nyine mba numva ntazi nyine bitewe kuko iyo uri mu rukundo nk'uko ubivuze ukundana n'umuntu uramukunda agacanganyikirwa sibyo 17 murakundanye muramenyanye shyira umupuri hari hasi awukubite kuva ku myaka 17 kugera kuri 21 uri kumva nongera kuri 21 wowe mukobwa uratangira gutekereza uvuga ati ubundi uyu muhungu umaze imyaka 4 anyiriza mu mashuka wa mugana mvaga muri amashuka mugani wa Diane uri kumva amaherezo nayahe umukobwa yatekereza yareba wa muhungu nawe ugize imyaka 23 Mutenda basuhuje cyane suhuje abantu bakunze ikiganiro nari ndimo cyambere cyo kuri yicano n'abantu bavuye kuri yicano bakajya gukora subscribe kuri Skill Media yacu nabandi basuhuje cyane n'abandi batarabikora birukanke bagende bakore subscribe barebe ibiganiro byacu byiza tuba dufite n'abakobwa beza n'abandi bana beza ko tuje cyane sho kumubitinkisha bita gutangira unkwikira ariko Diane yabaye iki uyu munyarwandakazi wa munyarwandakazi narahindutse yego akomeze neza yego meze neza iyo utari kumwe na Patrick nta vibe oya ako biba biraho ngasoza nyine abantu bawe ndabyanze abakunzi banjye ndabasuhuje yambu abankunda abankurikirana ntaya maso ndabakunda cyane kuri uyu munsi murabona ko none nigarukiye ntari kumwe na Patrick ariko ndi kumwe na mushikiwe ewana ndabikunze cyane yende mubyara wa Patrick ese bite wowe yende mubyara wa Patrick oya kandi Patrick ni umusore ubwo ushatse kuvuga ngo ababyara iki oya ahubwo Patrick burayaza yazambajije ukuntu nitwa Patrick urabuhunga ngarabahunga oya shana mpamvu yo guhunga nese yabahungishwa n'iki se ndi umwana mwiza yego pe uri mwiza ntago yabahiye cyane da gushya byo ntibyabura ko si cyane nari bisheri wanjye umeze ute se wowe shangiye meze neza mana yanjye meze neza pe kaze ibaze ko meze neza hari ukuntu umeze neza ukumva umeze neza niyo ugenda mba mbibona ubu bwo meze neza n'umuntu washaka kumera nabi ntago byakunda nakomeza nkamera neza waca hari ukameresha nabi ukanimerera nabi ukanabifiringa ngiye nkaguma bikamucanganyikisha cyane rwose ntago ngiye namera nabi muri nibura nyuma y'iki cyumweru da ntacyo ariko iki cyumweru cyo ntago byakunda ntago namera nabi ibaze ko noneho n'ubukene ndi kubusuzugura umva nkabona mama yanjye isigayeho nk'ijana nkavuga nti nta kibazo nta kintu bimbwiye ubwo umeze neza nta kintu cyenda kuntera stress aho ni sawa none se tugiye kuganira ku bintu bikomeye bitakureba tubazaniye content itareba Diane ariko araduhaho ibitekerezo ndaba ndeba hirya kabisa harya yitwa gute urukundo ni iki ntango bindeba oya tubwira uko byumva ntango bindeba ngabasi nge bimbaza urukundo ni iki muvandi urukundo nirindagira ry'ibitekerezo rindagirana narwo aho rindagirana n'umuntu nawe akakurira oya ariko sha ntago ari rwo rukundo urukundo ni urukundo yes urukundo ni urukundo gusa nta kindi nta bintu byo kuzanaho ibindi bintu nta bintu iyo ugiye kurugoreka urarwangiza ese rubaho urukundo ni udiya urukundo rubaho koko nizira uzi ikintu kintangaza umuntu wese yicara avuga ngo mari ngo urukundo ntirukibaho ngo abantu ngo nta rukundo bakigira sibyo kandi wenda wowe urabizi ku ruhande rwawe usibye kuba warabuze umuntu muhuza ariko urabizi ko ufite urukundo urabizi ko uramutse ubonye umuntu muhuza mugashobokana wamukunda kikamurenga kabisa
wowe urabizi neza ariko nawe ugahagarara hari ukavuga ngo ntabwo urukundo rubaho kubera iki se urukundo rubaho kandi cyane nimba ruhari ni igice ubwo nta muntu ujya wumva wowe ukunda ukumva kabisa uwo muntu ahari cyangwa se nyine wenda akaba ntawe uhari ubu ngubu ariko nyine icyo gihe kikajya kikubaho ukumva nyine mu mutima wawe ebana byigezwe mbaho kera ariko ubu ntibikibaho banza nyine wabaye ese abantu mwaba reka tuganire ngewe urukundo ndabizi ko ruhari kuko mu mutima wanjye ndwiyumvamo kubona umuntu ndusukaho nukuri umusukaho agacanganyukirwa uri kumva okay aho bari sawa arandi yicara akavuga ati mana yanjye ndumva man hari igihe urukundo ruba ruryoshye hari igihe utandukana n'umuntu ukumva umukumbura hari igihe uba uri kuvugana n'umuntu kuri telefone still ukumva urashaka gukomeza kumuvugisha kandi wenda mwahoranye nyine mbese nyine rwa rukundo tubona ukavuga ati kabisa ukavuga uti hano nta buryarya burimo suku uyu muntu mukurikiyeho amafaranga suku uyu muntu yanyijeje ibintu bya danje nyine ndumva mukunda gusa ahubwo wowe muri iyi minsi nko kuba wenda hari igihe runaka umaze utisanga mu bihe bimeze gutyo uba wumva ari ukubera iki ni ukubera ko nta muntu ubona ubikwiye ni ukubera ko nawe wumva utabikeneye oya wenda kera nkirurimo ntumvaga urukundo rubaho sibyo ariko ubu nyine mba numva ntazi nyine bitewe kuko iyo uri mu rukundo nk'uko ubivuze ukundana n'umuntu uramukunda agacanganyikirwa sibyo ewana wa muntu nyine nawe koko ureba ukavuga ati ni akadomo hano ngashyizeho ariko nyine nk'ubu nyine biba ntabyo nyine ariko ku rundi ruhande impamvu tuvuga ko ntabwo hari igihe usanga wa muntu ukunda nyine endi usanze ataragukundaga ahubwo yari afite ikindi kintu none se reka nkubaze sibyo iyo ukundana n'umuntu nyuma ukazaza gusanga ukagera ugakomfirima ukavuga ngo uyu muntu ntagankunda imbere yaho so waragiye ubona ibimenyetso by'uko umuntu atagukunda oya ubibona muri biri kurangira n'ubundi rega ngewe rero abantu bose twagiye dutandukana najyaga mba mbibona ko n'ubundi bitameze neza hari igihe reka nkubwize ukuri urukundo usibye nk'ibyo bintu bagenda bakavuga ngo urukundo ngo ni irindagira ry'ibitekerezo ngo urukundo nyine bakagenda babyita andi mazina ariko ubundi urukundo nta rindi zina rugira ni urukundo nyine urukundo ni urukundo iyo uri mu rukundo urabimenya iyo umuntu muri kumwe agukunda urabimenya hari ibintu nyine abantu bimitse bakaba ari byo bita urukundo bakabiha impamvu wenda n'urugero kuri iki gihe ngo iyo ukundana n'umuntu ngo mukaryamana cyane ngo muntu ngo nta rukundo ruba rurimo ngo umuntu ukubwiye ngo muryamane ngo nta rukundo ruba rurimo ngo umuntu ugukunda ikintu ngewe ikintu cya mbere mpamya cyo umuntu ugukunda nyakugukunda ntabwo ushobora kwinginga umwanya time ye attention ibyo bintu bibiri umwanya guhereza ukuntu ubungana sibyo n'uburyo attention yiwe imeze kuri wowe ibyo bintu nibyo bikwereka ngo uyu muntu arankunda cyangwa se nta nkunda kubera ko buri muntu agushaka ari kugira ngo yifatireho gusa ku bintu ntabwo nta mwanya yagutaho none se ntiwemera yuko wa mwanya ashobora kuwugutaho ariko ejo bikarangira nyine icyo ndi kuvuga tuvuga ngo cya cyumweru kimwe gutayeho umwanya nibwo rukundo aba afite rw'icyumweru reka nkubaze sibyo ubu nta na rimwe umuntu arakwirukaho ukabibona neza ko ikintu ashaka cyonyine ari uko muryamana oya baba bahari benshi cyane nta gihe se uravuga uti ubundi uyu muntu ko nimuhari bumva inyuma uwamuha akamva inyuma oya ntabwo ndamuha ibyo bintu ngenda bizi ko bibaho rero hari igihe umuntu akwizirikaho ukaba wamubwira ati ubundi uwamuha akigendera ko mbizi nimuha atazongera kumpamagara ejo n'ejo bundi sibyo ariko hari umuntu sinakubwiye ya nkuru se ejo bundi ya wa muntu twahuye uwo munsi agahita nkuraho ibyo ashaka kwikomereza nk'uwo muntu rwose buramureba ukabona yego yashyizemo imbaraga yakutirije ariko byanze bikunze nawe ku mutima wawe kakaguma kazamo kuko nanjye ku mutima wanjye hari akantu kaguma gakanzamo akavuga ati uyu muntu nimuha rwose nimuha haracyari kare nubwo byarangiye n'ubundi ntamuhaye ariko nyine narabibonaga ko aricyo kintu kimugenza sibyo rero navuga ngo iyo umuntu agukunda hari ibintu erega nawe hari ukundi kuntu wimva gutandukanye ushobora guhura n'umuntu ukumva ni ibisanzwe urumva wenda we nawe ibintu byose yaba ari gukora ukumva unabiciye amazi ukumva ntunabyitayeho kandi tubwizanye ukuri biriya bintu bajya bavuga ngo kunda ugukunda kuko ukunda akunda abandi sibyo cyangwa se ngo sinzi ukuntu biba bimeze ngo umuntu uri kugenda wowe uri kugenda imbere inyuma yawe hari umuntu ugushaka nawe ufite undi muntu uri kwirukankaho imbere sibyo noneho ukibaza ugasiga ugusanga noneho ukibaza ngo ugeze nk'imbere wowe ubwawe ukagisha inama umutima wawe ubundi ugahindukira byagenda gute aho hantu niho haba urukundo kandi abantu bo muri isi ntabyo bashaka ibyo bintu icyo nzi cyo buri muntu wese pozisiyo ahagazeho ngewe hano nicaye nzi umuntu nkunda ariko ntashaka
kandi bizi neza ko uwo muntu ankunda cyane ku buryo kano kanya ndamutse muhaye amahirwe nkahindukiraho gato ukamureba ntago nabyicuza pe abo bantu nyine ugukeneye abo bantu nibo dusanga twirengagiza rero icyo ngicyo irwo rero urwo twirengagiza nirwo rukundo kubera ko uriya muntu uri imbere nawe uri kugenda wakataje iyo aba yagiraga amahirwe agahindukira akandeba kubera ko nanjye ndi kugenda amusanga ndi kumushaka icyo nicyo cyitwa urukundo rero ibi byifuzo biba biri mu mutwe yacu ikino gihe nyine cyageze buri wese afite ibyifuzo biri mu mutwe we ndashaka umugabo umeze uku ndashaka umugabo umeze uku ari mu bitekerezo nyine kandi ntabwo uzajya hara kwiseta ngo ujye kumubyara ubyara umuntu wumva ushaka ari gukubera umugabo cyangwa se ari we mukundana ntabwo bibaho ariko nyine kugira ngo umvuge ngo mfite urukundo uhagarare umenye ngo mfite urukundo ubaye uhagazeho gato uwo muntu ukuri ko kwirukanka inyuma uri inyuma yawe ukirengagiza wa wundi wowe uri kwirukankaho ugahindukira ukareba wa wundi uri kukwirukankaho nawe inyuma yawe icyo nicyo cyitwa urukundo inyuma haba hari menshi nawe wahitamo muri abo ngabo nyine nibyo nkubwira babandi badushaka babandi dutere ibitugu twavuga ati uriya wapi nyine sha akenshi usanga aribo baba banadukunda nyine kuko babandi nyine niyo mpamvu nakubwiye ngo ubundi ngewe mbajije ngo urukundo ni iki icyo nicyo nakita urukundo ngewe ndamutse ntabwo urukundo ari wa wundi uri kunyirukankaho ahubwo ngewe wabona imbaraga zo kugira ngo mpagarare muhindukirire sibyo kubera ko uwo muntu aba agushaka pe uwo muntu aba agukunda kandi nawe urabibona twese turabibona pe wa muntu ugukunda ariko uhora wirengagiza buri munsi n'ubu hano nicaye ndi kumuvuga nkahora mwumva mu bwonko bwanjye urukumva uwo muntu rero nka kano kanya ndamutse ndetse ibintu byo kuzunguruka nkahita mpindukira nkamureba mu mezi 2-3 nahita mubwira nti muze dutaha ubukwe ariko nubwo ubwenge se ndabufite none se wagicucuwe wamenya ubwenge wacangamutse sha wakunze umuntu koko ariko nyine ubundi urwo nirwo rukundo pe ibaze ko ngiye nsubije amaso inyuma mbona nta muntu uhari ariko nyine bariyo ariko uri kumva ntawe wahindukira nyine ndabona ahubwo nta nabariyo oya bariyo ahubwo uri kureba bose ubwo ukabona nta kintu bafatamo nyine niyo mpamvu urukundo rwabuze niyo mpamvu umuntu asigaye yifata akamara imyaka 2 atarafiringa urukundo ubu mu ndeba Diane nta muntu ndeba nahindukirira ngo barahari dia barahari ahubwo wowe ukomeje gufunga umutima wawe kandi reka babwiza ukuri urukundo kwakunda urukundo rwaryohaga kera kwakunda uzi rwakuryoheraga kera kwakunda uvuga ngo busigaye ibona rutakibaho sha urukundo ruraryoha uko rufite ruraryoha kabisa ko ninde utagira erega nta muntu utagira urukundo oya rurahari yego ruba ari na sawa ku muntu mukundana ndabizi neza ariko nyine yawana eshweda nkuko atanye ubivuga ngiye ikiganiro n'ikinandeba ndi umufana mu mbabarire ndi umufana w'impande zombi uziko abantu bose uratwirirwa tuzengurukana nabo twirirwa duhura nabo umuntu wese ari kuvuga ati ngewe ibintu by'urukundo sinkimenya ibyo ari byo uziko ku mutima waba afite umuntu agera mu burira agatekereza akavuga ati urukundo rwanjye my love is located here kabitekerezaho lokasiyo y'urukundo rwanjye ngenda yizi umuntu where my heart belongs to ndahazi wakaharyama akibwiza ukuri akajya ahamagara uwo muntu wenda sometimes nawe ataranabimubwira ngo abe open babashe kubibwirana n'iki ariko wakaba bizi neza ko urukundo rwe ruziritse aho hantu kandi ikindi urukundo n'ahantu ruhuriye na mariage urukundo n'ahantu ruhuriye no gusohoka urukundo yes urukundo we urukundo ni urukundo we vuza urukundo ndarwumvise cangamuka oya ndarwumva ngiye mu birenge wa mugani w'abarokore urukundo ndi kurwumva abantu ufite umuntu ukunda ego aha nyine arahari wese urabibona cangamuka ibyo sinjya nivanga muri politike icyo nzi cy'urukundo ruraryoha nyine icyo nzi cyo ngiyewe bigeze ku gukunda nkavuga ndi mu rukundo ndakundanye ninshaka wa mugani bari umunsi umwe uwo munsi umwe ndamenya ko nawukundanyemo nishaka biba ari icyumweru icyo cyumweru ndagikundanamo kuko sinjye wazanye kuhura n'umuntu ukisanga atari wowe wawe ukisanga atari uwa nyawe mugakundanisha akagenda nawe ya chance ugize ewana nawe iyo chance rero ngize uwo mwanya umuntu akampereza umwanya akambwira ati tugiye gukundana ntatagetinga ubukwe ntatagetinga amafaranga nyine n'urukundo gusa ndirwo tumye nge nawe twicaye aho hantu menya neza ko icyo cyumweru turi bugikundanemo
nushaka uvuga ukwezi uko kwezi turagukundanamo uri FBI kandi nugenda ndabyibagirwa ubuzima bukomeze kubera ko ntabwo ari njye wazanye ibintu byo kubeshya. Ikindi twebwe abakobwa buriya abakobwa njye nshobora gukunda umuntu sibyo nkabona ko nawe yankunze ariko twebwe biragorana. Umuhungu ashobora kukubeshya umwaka ugashira imyaka 2 kandi wazi neza umuntu akunda azi umuntu azarongora sibyo. Njyewe nkaba ndaho ngaho dukundana bya buri munsi rwose n'uwo mwanya wuma wenda sometimes bitewe na condition yiwe n'uwo mukunzi we wundi ituma wenda bo batabonana cyane ariko njye nawe tukaba tubonana kenshi. Nkajyaho nkipanga akazi ngo mfite sheri yagapfe koko ukitanga koko noneho rero iri kumwe n'umuntu ukunda. Ayayayay buri abantu batari mu rukundo nta n'uburyohe bazi. Iyo uri mu rukundo uraryoherwa mu nguni zose enye nenye harya inguni izi nzu simbizi sijya ko n'inzu z'ubu hari zo basigaye bakaza inguni 6 n'8 nk'iyi ifite zinga na muviringo yes na muviringo ngiye cyo nzi cyo ikintu cyose kiri mu rukundo kandi turetse no kuvuga ngo ni ugukundana byo gukundana hagati y'umukobwa n'umuhungu gusa uzarebe niyo uri kurya ibiryo ukunda waryohewe. Iyo uri kurya ibiryo ukunda biba biryoshye biba bimeze neza. Iyo uri kureba wenda nka game hobby yawe sibyo wenda ukavuga uti wenda nkunda basket ukavuga uti mbe hano ngiye muri arena kureba basket uraryoherwa kubera ko ibintu urimo nta muntu uguhatirije ibintu urimo niwe wahagurutse kumvira ukavuga uti ndumva nkumbuye basket ugahaguruka wowe ubwawe ukagenda gukina kureba match ya basket uraryoherwa. Nimba ukunda hari abantu bikundira wenda nko kugenda n'amaguru ugenda utembera nimugoroba ureba utuntu ibyo bintu birakuryohera ugera mu rugo wumva waruhutse. Nimba ukunda sauna ukajya nyine ikintu cyose ukunda man urukundo wa mana wayaremye urukundo subwo cy'abantu bundi rero abantu baravuga ariko ngo Imana ni urukundo yego buriya ibaze ariko ikintu bifata bakavuga ngo Imana ni iki kintu Imana ngereka nkubwiza ukuri reka nkubwiza ukuri burangiye umuntu muri iyi si havuye abantu bo muri famille n'abantu bandi basanzwe ngiye umuntu nkunda kandi wenda nta bintu byinshi duhuriyeho nta n'ibindi byinshi twahuriraho ni King James. Buriya King James nawe mwita urukundo ngewe buriya mukoboyi ni urukundo rero abantu bose uzumva bafite ahantu bahurira n'urukundo abo bantu babazi uburyoha aho buba kubera ko ibindi bintu byinshi ibintu byose bindi twiziringamo muri ubu buzima byose bizarangira fete n'urwo rukundo wenda iyo upfuye birashira sibyo ariko nanone uko byashira kose umuntu wahaye urukundo ukiriho ntago wava mu mutwe we wowe wahaye amafaranga arakwibagirwa abagize n'amahirwe wenda avuga ati ejo buzagire n'akabazo nanjye akambwira ngo muha amafaranga sibyo ariko umuntu wahaye urukundo rwanyarwo ukiri muri ubu buzima ntago ashobora kukwibagirwa. Ahantu ho abantu twanga ibyiza muri iyi abantu banga ariko wa mana ndumva rwaye depression cangamuka mbuze indirimbo y'urukundo ndirimba hari abantu batari buze kubyumva ariko umuntu utari bubyumve buriya ni umuntu udashaka kubyumva ni umuntu oya hari n'ukuntu abantu birengagiza ukuri kandi bakuzi. Ngewe mvuze ngo hano buri muntu wese yandike comment nziza ku rukundo abishire muri comment nta muntu waburi ikintu avuga ku rukundo ahubwo babishireho ndabisabwa mumbabarire nimushaka mwe muri abantu 50 cyangwa 40 turi kumva ibintu kimwe abyandike muri comment ko turi kugendana kubera ko abantu mwarihebye abantu barabababaje abantu bitwaza imishyuhe yabo kugira ngo bakitwaza urukundo kandi ari imishyuhe yabo bari kwitaho sibyo akaza akakumariraho iyo mishyuhe yiwe ukagenda ukajya muri depression ugatangira kuvuga ngo ntago urukundo rubaho. My dear friend urukundo rurahari kandi wowe utekereza mu mutima wawe urarufite ariko ntago urabona umuntu muhura ngo mubihuze. Impamvu ni mwese muri mu kirere buri wese ari mu kirere rega ntago abantu bose bakora abantu benshi bakora ibintu nta purpose icara wige sibyo abantu bose bakora ibintu nta purpose irimo siko kwigisha yare raga yambasoma ari uyafate kubera uri kumva ubu urarebye ubona nta ndi kubona nta kintu uri gufatamo ndafata iki subwo muri icyo kindeba nta kintu kirimo kimuri bindeba reka nkubwize ukuri sibyo nkwifurije ego ndi kubibona ariko nta kintu yabona avuga kinyo pause icyo cyo ntihagazeho
nimba yumva yanyopoza Oya, nanyopoza. reka nkubwire sibyo nta kintu ndi burenze kubyo uri kuvuga sibyo kuko mood urimo cyangwa se nyine urwo rukundo nk'uko uruvuga rurahari kuba rufite nyine kuba ukundana rurahari ariko ntabwo ufata umuntu udafite urukundo ngo umubwire ngo urukundo rubaho sibyo. None se reka nkubaze sibyo umva nkubaze Dia wowe uri kumva umutima wawe nta rukundo rurimo? Ntabwo hari icyo warenzaho. Ubwo rero nyakubahwa abayobozi ba minisitiri namwe ba polisi muba muhagaze mu mihanda muri kuyobora imodoka za traffic mujye mwita no ku bantu bagenda nta nkundo bafite nta mitima uwo muntu nta kintu cyo guhomba bafite. Umuntu udafite urukundo uwo muntu yagonga imodoka igasenyagurika. Uziko bagonga imodoka bakayijyana mu bizibiti wowe ego wa mana. Ngiye reka ngwize kuri nubwo naba nta sheri mfite umuntu witwa ngo sheri umuntu witwa ngo dukundana nshyiramo hano nkashyiramo filime iri romantique ukajya mu rukundo mana nkabireba nkanarira nyine nkavuga wawe ibi bihe ndabikumbuye kubera ko mba mbizi ko umunsi umwe igihe kizagera kimwe nanjye nkisanga mu bihe bimeze nk'ibyo. ubwo bizaze nk'ikivajuru ntabwo bizaza nk'ikivejuru ni ibintu nawe wiyumvamo ni ibintu tugira mu ruhare. ubwo munsi nabyiyumvisemo si turi inshuti nzakubwira ati ndumva agatima kari gutera kari mu rukundo karimo umuriro noneho. Ariko sha abantu murirwa muzenguruka abantu mwabaye abasaza amafaranga yarabasajije abantu uzi ko ngiye ndibaza ubundi abantu mujye mwibuka ko muzapfa. Uzi ko hari abantu bigize imisozi kuri iyi si cyangwa aya mabuye mbona hano ushingiye kukize nshingiye kuko ntago abantu bakita kubishimisha imitima yabo. Ese reka mbanze nkubaze nimba urwo rukundo rugushimishije kuko rufite uragira ngo umuntu utarufite rumushimishe uri shose ko ndufite nyine reka tubyemere ko dufite ikintu cyatse kuvuga ni iki ngiki sibyo. Impamvu uwo muntu runaka hari ashobora kuba adafite urukundo kano kandi akaba yumva ko hari ibindi bintu bishobora kumushimisha kandi ibintu byose byagushimisha ugaruka inyuma wabona nk'abantu bakundana nyine ukumva akantu ku mutima ukavuga ati ngewe ubundi Imana n'iy'abandi bana n'iki byose sibyo. Kandi impamvu ntago ari uko wowe wabuze urukundo ahubwo nuko hari ibindi bintu wagize priorite yawe bitari urukundo. Impamvu rero nawe bigize priorite yewe nuko yabonye ko ibyo ngibyo nta mahirwe nose reka banze nkubaze sari igihe umuntu ababona akabona mu bintu byose dukora mu buzima bwa buri munsi sari ikintu uvuga ko ikintu nta mahirwe ngifitemo sibyo ariko iki ngifitemo amahirwe nta muntu utagira amahirwe mu rukundo sheri se wagiye utuza nawe wagiye utuza wenda ikintu cyitwa kuvuga ngo amahirwe wenda yabaho ariko ntango bihira buri wese nshuti yanjye iturize nimba biguhira reka ntago bibaye bimpira se mbangize taranti imeze gutya ahubwo ufite ikibazo bibaye bimpira nanjye simbagize taranti oya rero gumana urwo rukundo ahubwo wumve ko hari n'abandi barufite cyangwa batarufite. None se reka nkubaze kubera icyo umuntu akora akazi uyu munsi akabura amafaranga kandi ejo agasubira mu kazi urukundo ufitiye akazi se kubera icyo umunsi ukundana umuntu yakudisappointinga ukuva ko ibintu by'urukundo ubivuyemo depression kubera icyo ubundi ba mu nkundo gusa kubera icyo depression itaba mu mafaranga oya no mu mafaranga iba ajya gukorera perimi 1 2 3 4 perimi aratarika akagera aho perimi akayibona kubera icyo umuntu akora examen imyaka ingahe yose asubiramo kubera icyo nimba uhuye n'umuntu oya ntago ugomba kujya mu rukundo we expecting ibyiza gusa wese uri marayika. None se urumva perime niba ujya ugatsindwa none se ubu ngubu none se ureka nkubaza ariko iyo uvuze ngo ugiye kujya mu rukundo witeguye ibyiza gusa wowe uri mu ntoki ubu nkanjye ngewe wicaye hano amafuti ngira naza niteguye ibyiza gusa gute kandi sinjye gusa ni umuntu wese sibyo niyizi ko nkora amakosa umuntu wese arakosa sibyo rero nimba ndi umuntu nkosa n'umuntu wuri tujye gukundana umupatina wanjye ariko niba umuntu umwe niba guhemukiye mwakundanaga uwo muntu yita umutakaza umwimerere wawe wa wundi wowe uri kumva wa wundi wowe komeza ube wowe komeza wiyubakemo urukundo komeza wumve ugomba gukundana komeza ugerageze n'undi muntu uwo nguwo nimba kubereye umuntu utari uwawe iryo gerageza urumva ari umuntu ukirifite umwanya ahubwo gishaka ibindi by'ibiki ikindi kintu ukunda nimba ibyo ngibyo manika nkubwira agi sibyo nimba hari ikintu kibaho mu buzima wenda njya ku giti cyanjye ntabasha guhatiriza ni urukundo sibyo nkubwira impamvu urafata ya teme yo guhatiriza urukundo sibyo kandi urabizi ko gukundana bigora biravuna bigira ibintu byinshi wigomwa sometimes wica akazi kandi kakakwinjirije sibyo rwa rukundo rurakenewe yego ndabizi ariko nanone hari ibintu byinshi byangirika kubera rwa rukundo nimba ubona ikintu cyanze 1 2 3 kizibukira ukora ikindi sibyo
umunsi rwa rukundo Ariko se rwawe Diane- umunsi urukundo rwawe rwaje ntabwo ruzaguhitaho mbwira ikintu gishobora kubaho Sibyo? mbwira ikintu gishobora kubaho none subira kamaze nkubaza ko nakundana ntabwo mbayeho banza umbwira ikintu gishobora kubaho ukazibukira kurya n'igiki ukavuga uti none se sinzongera kurya mani kuba wakundana n'umuntu ntabwo ari wabyeranya n'ibiryo ibiryo ni ibya mbere kuko mu gitondo saa sita nibwo njyewe niyo ndi ku kazi bashaka kureba ahantu hari ibiryo mu rugo mushaka ahantu hari ibiryo urumva no muri telefone ugiyemo wasanga noneho ibiryo ibaze ko ibyo Urumva? ngibyo ari mu gitondo na saa sita na nimugoroba ariko amasaha yose uri mu rukundo mu gihe ahantu hose rero urukundo ugiye, nge urwo rukundo rwanze uba ibyo urwiyumvamo. ntabwo ngomba ese kubera icyo wumva ko kubifosinga byanze nimba umuntu umwe agutengushye mu bintu bijyanye n'urukundo Aha. umutima wawe urawufunga ngo ntabwo wongera gukundana aka kubera kanya uwo tugiye kurwana kubera urukundo munkize uyu muntu w'urukundo umva mw'abantu mwe mureke mbabwize ukuri ntihakagire umuntu uza mu buzima bwawe ngo akubabaza guhemukire ngo uvuge ngo sinzongera gukunda ngo uvuge ngo ninongera gukunda ngo hari ibyo ntazongera gukora wituma umuntu udashobotse aza ngo yice amahirwe y'ushobotse mu buzima bwawe wa muntu naza ashobotse nakubwiye ngo icyawe ntaho kijya uzamubona ariko hatagize ibindi bintu byangirika ariko se sibyo niba uri kuvuga byangirika n'ibiki njyewe nkunda ibintu byinshi birapfa sorry ibintu byinshi birapfa iyo nkundana kandi nawe ni ukuba wijijisha mana nawe rero njyewe uzi ibintu bipfa si iyo ndi mu rukundo Eh. ibintu bipfa birasekeje umwanya wanjye wose wabaye uw'urukundo gusa none se urumva niyo ndi mu kazi nk'ubu nka hano nicaye gutya ndi kuvuga ibintu by'urukundo Ubu uri gutekereza ubu ngubu urukundo narutekereje rwacanganyukishije ariko si ikintu kibi ntabwo ari ikintu kibi sibyo kubera ko nanone ngewe iyo ndi mu rukundo mbizi neza ngo mfite umuntu dukundana tumeze gutya dufite gahunda zimwe nshuti nshobora kukubana undi mu agripine ukajya undeba ukavuga ati umukobwa ntabwo muzi nta gikundo ushobora kumbonamo ntabwo ushobora kumbona muri gahunda ntapanze kubera ko kugira ngo dushwane njye n'uwo muntu dukundana binturutseho nanabirwara umwaka njye mba ngomba gukora uruhande rwanjye ku buryo na wa muntu nagenda azajya yicara akankumbura akavuga ati nakundanye n'abantu benshi ariko hari umuntu nibuka twakundanye wajyaga nkorera ibi n'ibi 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 courage Imana ibikomeze aba ex banjye nimba mbafite nibandike muri comment bavuge ko batankumbuye si uko utabafite ahubwo bandike kuko kuba bafite nkura ntabwo bafite mfite nta mu ex ngira shwi nta mu ex ngira ngaho Tora amanya. umuntu twakungamanya umuntu twakundanye ariko narumiwe umuntu twakundanye ntangira gukundana n'ubu niwe dukundana félicitations sha merci beaucoup oui merci ariko ubwo urumva ukuntu mba naramufashe ni ukumushyira mu kabati ugafungirana mu rufunguzo ni urugero natangaga nabibonye muri filime ariko yari iryoshye nihitiraga ni ukuri abasore inkumi mukundana mukabika abantu mu tubati mwubahwe oya hari igihe abantu ishaka ariko umugumane nimba umubikamo umwaka umwe ibiri itatu igashira gikwirwa muri ako kabati ariko iyo myaka ubundi ubwo muba muri kuyimara muri guteganya iki hari isubira oya ngaho mujya munyumvira nawe ntabwo ngiye nisubiriye ikibazo nibaza ni urumva nimba umuntu umukundana mane reka nkubwire reka ngiye nkubwire muri guteganya iki mwebwe muri guteganya njyewe nagize amahirwe urumva nagize amahirwe yo kuba wenda mu gihugu cyo mu mahanga cyahandi hantu bafite uruhu rwera uri kumva uzi ikintu nabonye baturusha baracyakundana pe ni ukuri ko Imana ibi bintu yes ibintu by'inkundo zangiritse abantu bafite inkundo ziri broken biri mu banyarwanda biri mu barundi ni ukuri ko Imana abantu bafite ubona umwana afite imyaka 18 ari umukobwa afite umugabo w'imyaka 20 kandi bahorana gutya ari proud agenda avuga ati uyu ni umugabo wanjye ariko hano umuntu 17 murakundanye muramenyanye shyira umupuri hari hasi awukubite kuva ku myaka 17 kugera kuri 21 uri kumva nongera kuri 21 wowe mukobwa uratangira gutekereza uvuga ati ubundi uyu muhungu umaze imyaka 4 anyiriza mu mashuka wa mugana mvaga muri amashuka mugani wa Diane uri kumva amaherezo nayahe umukobwa yatekereza yareba wa muhungu nawe ugize imyaka 23 yamubaza gahunda umuhungu akamuga ati urabona afite ihe gahunda koko ko nta bushobozi mfite nyine akavuga ko nta ariko ahandi hantu reka nkubwize ukuri ese kuki kera byabagaho kera nta bantu b'imyaka 17 bashakaga bakagondagonda akazu babaga bafite ubushobozi bumaze iki mu rukundo mutwandikiye muri comment mutubwire icyo reka mbanze nkubwire tuzaze tubihera reka nkubwire ikintu kimwe sibyo uravutse usanze iwanyu n'urugero urize iwanyu muri abahinzi n'aborozi sibyo urakura nawe muri aya matungo y'iwanyu nawe ufite miryawe ntanga ari rimwe sabiri iwanyu man kera habagaho n'umuco nk'ubu turi inshuti nkaba nakugabira naba ndiki nkaba nakugabira ariko inshuti yanjye ubu ngubu
rero ibintu byose ngiye mureke mbabwire ibi bintu twigize by'abanyarwanda byabigezweho bigezeho ibintu ni ibya kera ni ibya kera ni ukuri ko Imana twaratakaye twaratatanye reka tubisubikiye hano tuzagaruka tuvuga ukuntu urukundo rw'abantu batoya na urimo unasanga ubu no kumisiga mu kabati ugasanga nako yanakamennye yagiye murebesha yes we cyakoze nyereka nkubwire wa muntu ufite gahunda yo kuzakundana nanjye iyo ni gereza uzabugiyemo ubu ngubu umuntu tuzakunda nawe kereka Rib na TV1 nibyo bizacura urwo rubanza Rib hano Kenisi hano na Scovia hano kabishwa ntakunda nababwiye ngo ntago wa muhungu we ngiye ntuzaze kuntera turi kunkinisha wapi ubwo kandi ngiye ukimbwira kandi ngiye ubwo tukicarana ukandeba nkakureba ukambwira ngo ndagukunda ubwo urahavana yego cyangwa hoye yego yawe rero ntago yego yawe iyo yego sinyivugiye aho ngaho harwo nkubwiye ngo nzabitekerezaho mbivugiye aho ariko kugira ngo iyo yego ihagarare uyisubize inyuma my dear friend Godfather zabizamo dore niwe muntu ntahamagara ngo njye kumutura ibibazo byanjye ariko uwo munsi na Godfather zabizamo murakoze abantu bafite abakunzi n'abatabafite duhure mukanya iki kiganiro ndagikumbuye ko tuzagisubiramo nyiriba sibyo ngo nguki iba basiteze umuntu nyiraka we si umusore abasore b'ikiganiro babona nazi ibintu bambera kuri uri urabihuhura mvaho wewe inkoraho murakoze mukore subscribe kuri Skill Media yacu ku Ibaba Studio ndabakunda cyane nimuhagera mujye mwandikamo ngo Ibaba Studio mubyandike mumenye ngo bavuye ku Ibaba Studio